Ndabashuje cyane bataramyi banjye, nizere ko mumeze neza. Nanjye meze neza muri rusange, kandi n'abatameze neza nk'uko dutangira tubivuga turabihanganisha. Niko mu buzima bimeze. Ibintu uyu munsi biba bimeze neza, ariko ejo ntibimere neza, cyangwa se uyu munsi ntibibe bimeze neza ariko ejo bikamera neza. Reka dutangire rero tubabwira ngo mwihangane namwe mwese, muri mu bihe bitari byiza, ariko nanone mukomezanye kwizera ko ibintu birashoboka bigahinduka kandi bikamera neza. Nanone rero ni wa mutaramyi wanyu Martin Baributsa. Indamukanyo zanjye nzibahaye ahangaha nibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ndabashuje muri rusange aho muri mwese muri Afurika, mu bihugu byacu, special abantu bari mu Rwanda, i Burundi, i Bugande, Tanzania, muri Kenya, hose muba muhari turabibona kandi turabashimira ko mudukurikira kandi muduha n'ibitekerezo byiza. Uyu munsi rero nabateguye kubaganiriza ku nsanganyamatsiko igira iti ibintu bitangaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibintu ugera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikagutungura cyane, ndetse ntubashe kubyakira. Nibyo rero uyu munsi nateguye kubaganiriza. Nivano ejo cyangwa ejo bundi wahaza, cyangwa uwawe yahaza. Ibi bintu bikaba byakugirira akamaro, cyangwa se hakaba bimwe muri byo ubasha kwitwararika. Gusa ntaratangira ikiganiro guys, nimba utarakora subscribe, kora subscribe aho hasi hari ibara ry'umutuku cyangwa se ry'umukara handitse subscribe cyangwa subscription cyangwa sabone, kandaho ubundi dukomeze. Yes. Mu by'ukuri rero ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko nagiye mbibabwira mu biganiro bitandukanye, ni ahantu hari abantu b'ingeri zose, ndetse bakomoka mu bihugu bitandukanye ku isi hose. Ni ahantu ushobora kuza ubwoko cyangwa se abantu bakomoka mu bihugu byose byo ku isi ukaba wahabasanga. Iki kivuze iki rero? Iki kivuze ko uhasanga n'imico itandukanye. Ikintu cya mbere cyantunguye ngewe ku giti cyanjye ngera ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni uko ushobora kugenda hanze ariko ntugire umuntu n'umwe uhabona. Ukaba wagenda iminota 30 cyangwa isaha mu muhanda utarahura n'umuntu n'umwe. Abantu bose baba bibereye mu mazu. Bitari ukuvuga ngo mu gihe cy'ubukonje, no mu gihe kitari ubukonje rwose ushobora gusohoka ukagenda umwanya munini utarahura n'umuntu mu muhanda. Abantu baba bari kugenda n'amamodoka, cyangwa se bibereye mu mazu yabo, cyangwa se bibereye muri bizinesi zabo, bari bize na bizinesi zabo. Iki ni ikintu gitangaje. Ngira ngo abenshi bo muri Afurika murabizi ko ntushobora kugenda 5 metero utarahura n'umuntu cyangwa utarabona abantu. Ariko ahangaha ahantu ubona abantu ni ahantu haba hahurira n'ubundi abantu benshi, like nko mu mamozi
cyangwa se mu maresitorenti, nyine ahantu nyine abantu bashobora kuba bahurira, ariko mu muhanda hanze muri neighborhood ushobora gusohoka rwose ukamara umwanya munini utarabona umuntu. Ah, bivuze ko abantu baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babaho muri indoor lifestyle. Ahantu ushobora kubona abantu benshi nyine ni ahantu mu tugigi dusa naho turi concentrated bitewe na state, ariko muri neighborhoods zisanzwe nka kuriya tuba dutuye mu makaritsiye iwacu, nta bantu benshi, nta bantu rwose ubona. N'iyo umubonye ushobora kubona umuntu umwe wenda ari nko muri siporo cyangwa se ari kwakinga n'imbwa ye. Aya, icyo ni cyo kintu ngewe cyantangaje cyane. Ikindi kintu cyantangaje ngewe nkigera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni uko ibintu byo gusuhuzanya atari umuco wabo, cyangwa kumenyera umuntu bya bindi byo muri Afurika ngo usange uhuye n'umuntu mu muhanda mutaziranye, atangiye kukuvugisha amakuru yawe, ese uri uwa hehe, ugiye hehe, ukora iki. Inshuti zanjye, ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo bintu ntibihaba. Umuntu niyo agushuhuje nabwo bibaho gake cyane, aravuga ngo hayi cyangwa how you doing, akajambo kamwe gusa, cyangwa akagusekera ngo abumbuye umunwa, niwo muco wabo. Cyangwa se yaba ari nk'umugabo, ari umugabo akongera gutya umutwe, nta kindi. Ahangaha uramutse uzanye bya bindi byacu by'Abanyafurika mu bihugu byinshi, uza ugahita uhobera umuntu cyangwa se ugatangira kumuvugisha amagambo menshi, ashobora no guhamagara polisi akavuga yuko uri kumwabiyuzinga cyangwa uri kumuhohotera. Iki ni ikintu gikomeye cyane, sibyo? Ahangaha ntibyanirane n'ikivuga ko ushobora kubona umwana hano w'umuntu wo muri Amerika, tuvuge wenda ugiye nko mu isoko runaka, Walmart cyangwa se n'andi masoko, ubwo mvuze irizwi cyane mu masiteti hafi ya yose, ukabona umwana w'umuntu arimo ararira, barimo baragendana ariko wenda arimo ararira, bya bindi byacu by'impuhwe by'Abanyafurika, ugatangira kumwegera umukinnyi usa n'umubwira ngo ceceka, direkite ahita guhamagara polisi akavuga ko uri kwabiyuzinga umwana we, cyangwa se urimo uramuhohotera cyangwa uri kumubangamira. Ahangaha ntabwo ibyo bintu byemewe. Nunahaza jya ubona ibintu nyine uko bimeze uyikomereze, nta kindi. Bivuze yuko ahangaha umuntu amenya ibye, nta muntu uba witaye kuri lifestyle yawe, nawe ntuba ugomba kwita kuri lifestyle y'undi. Ni naho usanga abantu benshi like nko mu bihugu byacu bakunda kwigana imico y'abantu like baba ahangaha muri Amerika cyangwa se no muri Europe. Ahangaha umuntu ashobora like nko muri sama, umuntu ashobora kugenda mu muhanda yiyambariye akantu k'agakabutura gatoya rwose kangana na boxer n'akantu k'agasengeri, cyangwa se akiyambarira nk'ikariso. Ahangaha birahaba cyane, yiyicariye nk'ahantu rwose nko hanze, cyangwa se nk'abajya ku ma beach bahatembereye, cyangwa se ahantu habera imyidagaduro, niko biba bimeze. Kandi iyo witegereje umuntu cyane nabwo ahamagara polisi akavuga ati uyu muntu arimo arandeba cyane, nacyo ni icyaha. So ni ibintu rero byo kwitwararika, you know, yeah. Ikindi kintu ngewe cyantangaje cyane ni uko ikintu cyitwa inyamaswa ahangaha zirubahwa cyane, zirubahwa cyane. Inyamaswa zitwa cyane cyane imbwa, imbwa n'ipusi, hano birubahwa cyane ku buryo hari na bamwe njya numva bakoresha ijambo ngo ahangaha ngo muri Amerika ngo umwana
ngo habanza umwana, ngo hagakurikiraho ngo umudamu, ngo hagakurikiraho inyamaswa, ngo umugabo agaheruka. So ni akaburaga ariko nta ntago ari realite sibyo. Ariko ikintu cyitwa inyamaswa hano zirubahwa cyane ku buryo umuntu uba ufite nk'imbwa, like nk'umuntu ukuze, abantu benshi bakuze hari igihe baba bibana mu apartment baba bonyine ari kumwe n'imbwa ye. Abantu imbwa yaba yubaha cyane ku buryo iyo ari imbwa kwa kundi wenda intera umwe mu kinyarwanda cy'iwacu cyangwa se y'ingabo, avuga hi, ayihamagara nyine nk'umuntu, ntabwo yavuga ngo ni ikintu, aba ayifata nk'umuntu sibyo, cyangwa se akavuga shi. So wowe rero uyihamagaye ugiye kuvuga ukavuga ngo it is what, ngo nice, ngo cyangwa ngo dog, ngo yakurega. Ugomba kuvuga she's cute, he's cute, things like that. Niko baba bavuga, bazifata nyine nk'abantu. So gusa zifasha abantu, imbwa, pusi, ko abantu baba bonyine birabafasha nyine kugira ngo batigunga, ariko nacyo ni ikintu ngewe cyantangaje cyane ko mu bihugu byacu gereka wenda nk'imbwa nizo tumenyereye ko zishobora kwifashishwa mu mutekano, ariko usanga abantu bubaha ibinyabuzima ntabwo bisanzwe. Aha ngaha mu mihanda uba usanga n'imbata ziri kugenda, bino mwita imbata cyangwa ibishuhe mu muhanda. Iyo biri kwambuka umuhanda murahagarara, uba wemerewe kuvuza ihoni ngo bikange, mpaka niyo byaba ari ibishuhe 200 birangiye, ku buryo mushobora guparika mugasanga habaye umva abantu baparitse imihanda yuzuye kugira ngo imbata zitambuke mu muhanda. So birubahwa cyane rero ku buryo uramutse unabivayoretinze abantu baraguhana bikomeye cyane. Ikindi kintu cyantangaje ni uko ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzinguriye intyoza mu kuvuga icyongereza kabisa, warakize, waragikozemo, uzi kukivuga rwose, uzi ku expressinga neza, uvuye muri Afurika rwose uzi kuvuga icyongereza kabisa, umuntu abasha kuvuga ukumva, mbega communication skills zawe ziri hejuru. Ariko ikintu gitangaje, iyo ukigera aha ngaha uravuga abantu ntibumve, inshuti yanjye, uravuga kabisa, ujya muri store cyangwa ujya kugura ikintu ukavugisha umuntu icyongereza kandi ntakumve, nawe akavuga ntiwumve, mbega bigasaba ko uca amarenga, kuko amagambo aha ngaha uburyo avugwamo ntabwo ari uburyo tumenyereye hari iwacu muri Afurika sibyo. Ushobora nko kujya kugura, ushobora kujya nko mu isoko utazi ahantu ikintu giherereye, like wenda ushaka nko kugura nk'amazi, ukabaza water, murabizi ko amazi mu cyongereza ni water, ariko umuntu akakubwira ngo what, ntabashe kubyumva kubera yuko water ntabwo bayivuga, bavuga water. Like wenda nk'inyanya aho ukavuga ngo tomatoes, niko dusanzwe tubizi, niko mu cyongereza tuzivuga, ariko ntabwo ariko bo bavuga tomato. Ubwo nabwo hari iyo tayi ibanza utayivuga neza nayo nk'uyu sibyo. Ntabwo biba byoroshye kucommunicatinga aha ngaha cyane iyo ukihagera bwa mbere, ngewe nabyo biri mu bintu byantunguye cyane, ariko uko ugenda umenya ukuntu bavuga, ugenda ubumva kandi nabo bakakumva, cyangwa se bakagenda bagerageza kumenya nyine accent yawe, bakamenya yuko nyine hari accent nyine y'Abanyafurika niko bayita. Ikindi kintu cyantangaje cyane ni uko aha ngaha inshuti zanjye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masiteti menshi cyane
menshi hafi ya yose haba ikintu cyitwa imbeho. Nshuti, haba imbeho irenze uko ushobora kubitekereza. Ku buryo hari ahantu usanga bari muri -30, bari muri -30 cyangwa se bari munsi ya 30. Nuko kujya munsi ya zeru ukamanuka ukagera munsi ukagera kuri za gukuramo 30 ugakomeza, hari n'aho barenga bakagera no muri za 50 cyangwa 60. Aba ari ubukonje buteye ubwoba ku buryo udashobora kuba wahagarara hanze n'amasegonda na 30 utarakonja kabisa. Biba biteye ubwoba ku buryo utabasha no guhumeka. Ni ikintu gitangaje cyane mu gihe usanga twe muri biriya bihugu byacu like nko muri East Africa, n'abari mu Rwanda barabizi, usimbukira mu Ruhengeri cyangwa i Musanze ugasanga abantu bifubitse byakomeye kandi batari no muri zeru. Aha ngaha rero nshuti harakonja, usanga abantu aya mazu turimo dutuyemo haba harimo ama air condition, tuba tumva aba ari buri kanya ureba ubushyuhe bwazamutse bwagabanutse, wongera ugabanya. Nibwo buzima aha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu babayemo, kereka nko mu gihe cy'ubushyuhe. Mu gihe cy'ubushyuhe cyane nabwo haba hari ubushyuhe cyane mu ma state menshi nka za Arizona, haba hashyushye hahandi udashobora gutwara imodoka idafitemo icyuma gitanga ubukonje cyangwa ubushyuhe, ku buryo bidashoboka. Cyangwa se utaba mu nzu idafite icyuma gitanga ubukonje cyangwa ubushyuhe, ku buryo bishobora kugutera ikibazo rwose, ugafeyitinga, abantu barafeyitinga bakabura umwuka rwose. Wari utwaye nk'imodoka wenda icyuma kikagira ikibazo, birangira ubuze umwuka rwose, ugakora impanuka, abantu benshi bijya bibabaho. So nacyo ni ikintu rero gitangaje, kandi nimba witeguye kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndabizi hari benshi muri process ubu ngubu zo gukora ama interview, mwatsinze green card cyangwa se mufite za B1 visa n'izindi visa list cyangwa se student visa. Icyo kintu muzaze mucyiteguye, nuko muzahura n'ubukonje butangaje cyangwa se ubushyuhe budasanzwe. Ibyo bintu muzabyitega cyane. Ikindi kintu cyantangaje aha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ikijyanye n'ubukwe. Aha ngaha ubukwe bwaho ushobora kubona ubukwe abantu bakoze ubukwe ari babiri, ari umugabo n'umugore gusa, wenda n'umuntu uri kubafotora, ubukwe bukaba bukarangira bagataha. Cyangwa se ari abantu nka 5, ubwo ni inshuti zabo ziri close cyangwa se abantu bagakora ubukwe bukarangira rwose, bakabukora bukarangira. Cyangwa se ugasanga abantu bateguye ubukwe baragutumiye, ariko kuri invitation bakandikaho ngo no kids, ntabwo abana bemewe. Byarantunguye cyane. Ubwo nyine nimba bashyizeho no kids, nta kujya mu bukwe bwabo ngo utware abana, ni ukugenda nyine abana mukabasiga cyangwa mugashaka ahantu bashyira, sibyo? Barabikora cyane mu bukwe bwabo bwinshi, ntabwo baba bashaka abana baza ngo bakine cyane. Murabizi ko abana bakina ugasanga bari kuvanga ibintu. Abenshi n'iyo batumiye abantu ni no kids. Ikindi ushobora gusanga gutungurwa, umuntu yaragutumiye mu bukwe, aka kantu guys mugafate mu mutwe mukazingatira. Umuntu ashobora kugutumira mu bukwe ukagenda, bimwe byacu bya kinyafurika, ukajya mu bukwe nimba ari muri eglise, mukajya muri eglise bikarangira, cyangwa se nimba ari ahantu runaka mukajya kwiyakira. Aha ngaha ntibizagutungure, iyo watumiwe mu bukwe uragenda aho biyakirira bakabakira, ariko fagitire ije ni wowe wiyishyurira. Ntabwo nyir'ubukwe ari we wishyurira abantu. Iki ni mu muco, ntabwo bo kinabatungura, bo ni umuco wabo. Gusa wowe ushobora kuza utabizi, ukaba wagenda nta mafaranga ufite, uzi ngo ni bimwe byacu byo muri Afurika, iyo umuntu yagiye mu bukwe baramwakira.
ugasanga bagukubise fagitire biragutunguye. So ako kantu rero uzakitwararike, sibyo? Uzakitwararike bitazagutungura, niko biba bimeze. Gusa mu bukwe bw'Abanyafurika b'iwacu hariya bo baracyagerageza gukora umuco wo mu bihugu byacu, ariko ntabwo ari benshi cyane. Nyine ushobora no kuba ufite inshuti z'abandi bantu badakomoka muri biriya bihugu byacu, cyane cyane nk'Abanyamerika rwose. Iyo yagutumiye uriyishyurira rwose, ni ibintu bisanzwe. Yaba aguha ibyo ufata, byaba n'ibyo kunywa, ibyo kurya ukishyura. Ikindi kintu cyantunguye cyane aha ngaha muri Amerika, ni uko iyo umuntu agutumiye nabwo ngo musangire, wenda like muradetinga, wenda ni boyfriend wawe cyangwa ni girlfriend, cyangwa se ni n'umuntu w'inshuti aragutumiye, musohokeye ahantu, atumije ibyo kurya no kunywa, nawe uratumije. Aha ngaha buri muntu bamuzanira fagitire, uba ugomba kumenya yuko uri bwiyishyure. Ni umuco, ni umuco rwose, nta muntu upointinze, ariko murabizi ko muri biriya bihugu byacu akenshi, iyo umuntu yagutumiye, cyane cyane nko kuri bashiki bacu, bakunda kuza bakatumiza ibintu byose bashaka, bakaba bazi ngo nimba ari kumwe n'umusore umutereta ngo niwe uri bwishyure fagitire. Aha ngaha oya, aha ngaha umukobwa wawe umutereta ukanamwishyurira fagitire, mushobora kugirana ikibazo akavuga ati what, akaba ataransuzuguye, ati kubera icyo anyishyuriye fagitire. Kuvuga ngo n'iyo unari bunayimwishyurire, muri bujyane urabimubwira akaba abizi, cyangwa se nawe arabikubwira akakubwira ati ni njyewe uri bwishyure, bikaba ari ibintu bizwi mbere y'uko mubikora. Sibyo? Naho ubundi buri wese ariyishyurira, kandi ni umuco njyewe nanakunda. Buri wese agira uko yemera ibintu, ariko njyewe nabonye ari ibintu byiza cyane, kuko nyine umuntu ntago nta muntu udipendinga ku wundi, things like that. Sibyo? Njyewe ni umuco nakunze. Ikindi hano cyantunguye cyane, iyo ugiye gusura abantu, hari ahantu ujya gusura abantu ntibakugaburire pe, ntibakugaburire rwose, bakaba bateka bakarya bakaheza, kubera yuko nyine ntabwo wari uri muri gahunda zabo. Baba bazi ko nyine nawe ufite ukuntu wariye hano, nyine buri muntu ategura ifunguro rye. Nabyo ni ibintu bitangaje, rwose gusura abantu, bimwe twari tuvuga nk'iwacu i Rwanda ngo bakaguha ikinyamakuru cyangwa bakagucanira televiziyo ukareba. Aha ngaha birahaba cyane rwose. Nta nubwo abantu, nta nubwo tubyitaho cyane. Iyo usuye abantu babimenyera, nimba ari amasaha yo kugira icyo afata cyo kurya aragifata, nimba ari icyo ashyushya muri microwave agashyushya, akazana agatereka iruhande rwe akarya, nawe mugakomeza mukaganira nta kibazo ufite, kuko nyine niko tubayeho, kimwe n'uko nanjye nabikora, ariko wenda ntabwo ari umuco wacu. Ariko hano birahari, niko bimeze rwose. So uzaza rero ukajya gusura abantu especially b'Abanyamerika bakavukire baha, ugomba kumenya icyo kintu. Nta bintu byo kugenda uzi ngo barakugaburira, ujye uba witeguye nyine ugende wariye, cyangwa se wodaringa ikintu cyawe uri kurya. Ikindi kintu cyantunguye cyane, iyo utumiye abantu, ushobora gutumira abantu like wenda nimba ufite family, umwana wawe wenda yagize anniversaire. Natunguwe n'uko abantu batumira abantu bakizanira ibyo kunywa, cyane ibyo kurya. Ugasanga umuntu yazanye wenda nk'ikesi ya fanta, nubwo wenda atari amakesi, wenda like nk'ibox, nka box irimo wenda drinks n'ikiri ibintu byo kurya. Buri muntu wese yizaniye ibye, akicara agapfundura box yiwe akarya, agafundura n'ibyo kunywa yazanye bye akanywa, ndetse ikirori cyaba kirangiye akabifata, ibyasigaye akabitwara.
ahangaha barabikora cyane cyane abantu b'Abanyamerika kavukire rwose iyo wamutumiye yizanira ibyo kunywa bye n'ibyo kurya bitari na bya bindi wenda uvuga ngo wazanye ikintu kuko no mu mico yacu turakibigira ukaba wakwitwaza ikintu uvuga uti wenda reka nitwaze nk'ikintu cy'impa cyo kunywa wenda bashyiriwe we n'icyo aba yizaniye n'ibyo asaguye arabitwara. So nabyo ni ibintu ngewe byantunguye cyane. Ah, ya ni ibintu byantunguye cyane pe kandi nawe byagutungura. So muri rusange rero njyewe n'ibyo byantunguye hari n'ibindi byinshi cyane nzagenda mbakorera ibiganiro bitandukanye gusa biba ari byiza ko twajya tunaganira no ku buzima ngira ngo uruganiriro rwacu n'ubundi twavuze ko tuzajya tuganira kuri lifestyle cyangwa ubuzima bwa muntu n'ubuzima abantu tubayeho mu buzima bwa buri munsi. So numvaga rero ari byiza yuko nabakorera iki kiganiro kandi ndakeka ko hari amakuru menshi umenye ku muco w'Abanyamerika cyangwa se ku buzima tubayeho. So guys rero nanone soza ikiganiro mujye mwibuka gukora like, mujye mulayikinga ibintu nimba byagushimishije ujye ushyiraho like rwose. Kandi muduhe na komenti nyinshi nizo dukuramo ibiganiro. Ushobora kuba ufite ikibazo witwandikiye rwose ukandika muri komenti turabisoma kandi ngira ngo mubona ko tubisubiza. Ikindi ushobora no kuba uvuga uti hari ikintu nifuza ko mwakoraho ikiganiro wenda ntasobanukiwe ukaba wacyandika muri komenti cyangwa ukandika kuri email yacu cyangwa se ukatwandikira no kuri WhatsApp turabikora rwose kandi tukabasubiza kugira ngo uruganiriro rwacu rukomeze n'ubundi rube uruganiriro kuko nyarwo. So guys reka rero duhinire ahangaha ikiganiro. Byari ukubabwira ibintu bitangaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushobora kuhagera bikagutungura nk'uko nanjye byantunguye cyangwa se ntibinagutungure wenda usanzwe ubimenyereye ariko uko bimeze. Ibiganiro rero nakagaruka. Ciao ciao.